twiyumvire amakuru y'ibyamamare. Umuhanzi akaba n'intore Ruti Joel mwamenye mu ndirimbo yise Igikobwa, indirimbo yakunzwe cyane. Ubungubu reka nkubwire ko yamaze gusezera mu itorero yahamirizagamo ryitwa Ibihame by'Imana. Kugeza ubungubu rero iri torero ntabwo turamenya impamvu yarisezeyemo, ariko kandi makuru dukesha igihe ari buze kubitubwira neza. Rero ntujye kure ngo turebere hamwe impamvu yatumye uyu muhanzi akaba n'intore icyarimwe yatumye asezera mu itorero Ibihame by'Imana. Gusa nta yarisezeyemo, akamubwira ko yashinze n'itorero rishya yise Ishyaka ry'Intore. Naho ku rundi ruhande ho umuhanzikazi Butera Knowless ndetse n'umugabo we Ishimwe Clement wamenyekanye mu buhanga mu gutunganya indirimbo, ibyo dukunze kwita producinga cyangwa se tukaba twamwita producer, bamaganiye kure ababwira ko abana babo bakwiye kuba bashyira mu itangazamakuru cyangwa se mu binyamakuru, bakaba bakora video bagashyiramo abo bana. Uyu muryango rero wamaganiye abo bantu bahora bahatiriza gushyira abana babo ku karubanda ko banga ko bazicuza bakuze, impamvu yatumye bajya ku karubanda, kuko bavuga ko batazi icyo abana babo bashobora kuzaba. Aho umugabo we abihamya ashingiye kuko ari we wabashije kuba umuhanzi cyangwa se ari we waba ukora ibintu by'imyidagaduro mu bana 5 bavukanye, abandi bakaba bibereyeho mu buzima bwabo. Rero njyewe ugiye kugezaho izi nkuru ndi mwenyewe Egide, ndizera ko tugiye kurebana iyi video tukumvana n'aya makuru. Wamaze kwikorera subscribe kugira ngo uzajye wimva iki kiganiro, kuko amakuru iyo ahoraho umunsi ku wundi, buri munsi saa 2 ndetse na saa 10 ku mugoroba. Mu gitondo amakuru agizwe ku byamamare, ku mugoroba tukumva ikiganiro cy'amateka ku byamamare byagiye bibaho bitandukanye. Namaze kubwira ko rero njye ndi mwenyewe Egide, wamaze no kwikorera subscribe. Ntujye kure, ndaje dutangire n'amakuru agezweho. Reka nkubwire ko rero Ruti Joel yababajwe bikomeye ibyatangajwe n'umutoza w'intore zo mu itorero Ibihame by'Imana, ari we Murayire usigaye itoza iri torero. Rero nta kuntu byahise bigenda, Ruti Joel yahise asezera muri iri torero ndetse ahita anashinga itorero rishya ryiswe Ishyaka ry'Intore. Ruti Joel rero avuga ko yashinze iri torero mu rwego rwo kwanga kwitwa Sagihobe. Ubwo rero uyu Murayire yari mu kiganiro n'Isibo Radar yatangaje ko hasezeye mu itorero Ibihame by'Intore, bavuga ko iri itorero ritagira intego cyane cyane izerekeza mu kwiteza imbere. Murayire rero we agakomeza ahamya ko icyambere ku ntore ari gukunda guhamiriza, ubundi by'amafaranga bikaza nyuma. Ndetse ibi bikaba ari nabyo byarakaje Ruti Joel, wahise ahamya ko iyi myumvire ya Murayire ariyo yatumye itorero Ibihame by'Imana barisezeramo. Ubwo Ruti Joel n'abandi bagenzi be bagahita bashinga itorero ryiswe Ishyaka ry'Intore. Uyu muhanzi rero yanagaragaje ko guhamiriza bigomba kuba bitunga ababikora
nk'uko ubundi buhanzi butunga ababukora kandi bukabatunga neza. Ndetse ibi yanabigaragaje neza ko hari abashobora kuba babyina imbyino z'inyamerika bikabaratunga neza kurusha ababyina imbyino gakondo. Ahangaha naho ntabwo ari ibintu bigaragara neza, kuko umuntu aba agomba kubaho neza ndetse yamanjije kubyaza umusaruro iby'iwabo. Ruti Joel koko ahangaha turemeranya rwose. Ruti Joel rero yagaragaje ko batabyemera kuko banze kubasa gihobe bava mu itorero ibihame by'intore, ndetse anavuga ko kuba hari abatabyumva nkawe badakwiye kuba babonenga uko abyumva. Ruti Joel rero yanakomeje avuga ko ibyatangajwe na Murayire usigaye utoza itorero ibihame by'intore ari nk'igitutsi ku ntore, kuko nta mubyeyi wapfa kwemerera umwana we kujya mu bintu bidashobora kumuhindura ubuzima. Ruti Joel akomeza kuvuga amagambo meza cyane. Ruti Joel ugaragaza ko buriya umubyeyi ntabwo yatuma ujya mu bintu abona neza ko bitazaguhindura ubuzima. Yahangaha yashaka kuvuga ko uyu Murayire utoza itorero ibihame by'Imana yamugereranyije n'umubyeyi, ko umubyeyi ntiyapfa kuyobora mu bintu azi neza ko nta kintu bizakumarira. Uyu muhanzi rero akaba yakomeje kuvuga ko uyu mwaka yawuhariye guhamiriza, ndetse anashimangira ko gusezera mu itorero ibihame by'Imana atari urwango, ahubwo atari uko bari yahuje imyumvire cyane nka Murayire we uri mu bayoboye uyu munsi. Ruti Joel rero Cyogere na Gatore ni bamwe mu ntore zasezeye mu bihame by'Imana bashinga itorero ryabo rishya bise ishyaka ry'intore. Kuri ubu rigeze ku myiteguro rwose ikaze, itegura igitaramo cyabo cya mbere giteganyijwe ku itariki 25 z'uku kwa mbere muri 2025. Reka twikomereze rero n'andi makuru nkubwira ko tugiye kwerekeza mu nkuru ya Knowless n'umugabo we Clement rwose na Knowless bavuga ko abana babo nta na rimwe bazigira bajya mu binyamakuru batarakura. Avuga ati rero uwo byateye ikibazo azabyaruwe. Rero tugiye kurebera hamwe impamvu Clement n'umugore we batagaragaza abana babo ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se mu isi y'imyidagaduro. Rero Clement uzwi cyane Ishimwe Clement uzwi cyane nka Clement akaba azwi nk'umuproducer utunganya indirimbo, ndetse n'umugore we Butera Knowless umuhanzikazi waririmbye indirimbo nyinshi zakunzwe zabiciye bigacika. Bavuga ko badateze gushyira hanze amafoto y'abana babo kuko batifuza ko hari umwana wabo wazicuza kuba mu buzima bw'ibyamamare mu gihe atigeze abihitamo. Rero mu kiganiro bagiranye na BNB Kigali FM ivugira kuri 89.7 cyagirutse cyane ku muryango wabo, ndetse umuryango wabo bagaruka mu buzima bw'urukundo rwabo
ahangaha naho banagaragaje ko bamaranye imyaka 8 babana. Nyuma rero umunyamakuru yaje kubabaza ibibazo bitandukanye by'ubuzima bwabo bw'urukundo, baza gukomoza ku bana batatu babyaranye batajya bashyira hanze ngo abantu babe bababona nko ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ahandi hagerwa na buri wese. Ishimwe Clement rero yamusubije atazuyaje ko abantu bose badafite amahitamo amwe, ndetse iyo abana bakuze bityo gushyira hanze ubuzima bwite bw'umwana utaramenya kwihitiramo icyiza n'ikibi biba bitari byiza. Ishimwe Clement rero yavuze ko biba bitari byiza bishyira hanze umwana ku karubanda utaramenya kwihitiramo, kuko igihe runaka bashobora kuzicuza kuba mu buzima atigeze amenya. Rero ibi yabishimangiye avuga ko we avukana n'abana 5, ariko muri bose akaba ari we ukora ibijyanye n'umuziki, n'abandi rero bakaba bibera mu buzima bwabo bwite bitewe n'impano bagiye bafite. Nubwo rero uyu mugabo yakomeje avuga ko hari ubuzima bo babayemo, ariko abana babo nabo bafite ubuzima bashobora kuzabamo, bamwe bakibera abasirikari, abaganga, ese bakaza kuzana izindi mpano. Aha rero yavuze ko adacira urubanza ababikora, ariko buri wese bafite amahitamo ye. Uyu mugabo rero yanakomeje avuga ko abana bafite umunsi nta kintu kigaragaza ko bazakunda umuziki kugira ubwo babikora kinyamwuga. Yakomeje avuga ko nk'ibyamamare bazi, yakomeje avuga ko nk'ibyamamare bazi uko kujya ku karubanda bimera n'umuntu mukuru rero, ndetse anagaragaza ko n'umuntu mukuru bimugora. Anavuga ko abana rero bashobora kwihitiramo niba baba abasitari cyangwa se bakwibera mu bundi buzima. Rero umwana ushobora kugira inshuti ndetse akanakunda gukina, ubu aravuga ati rero ibi ni ibintu byakabaye byoroshye kumva, ariko byateye ikibazo. Sinzi niba byateye n'imyumvire y'abantu, gusa amahitamo ya mbere ahari twamusaba kubyihanganira, aya kabiri atashobora kubyihanganira akabyara uwe.